Malaki niwe muhanuzi wahanuye bwa nyuma mu isezerano rya kera. Hashobora kuba hariho n'abandi ushobora kuba barahanuye ariko batavuzwe, batanditse cyangwa batanditswe, ku buryo uwo tubona wahanuye bwa nyuma mu isezerano rya kera ni Malaki. Uretse no kuba ari cyo gitabo cya nyuma kigaragara mu isezerano rya kera iyo ukurikije uko bitondetse muri Bibiliya, ariko ni nawe muhanuzi wa nyuma wanditse dufite mu isezerano rya kera mbere y'isezerano rishya. Buriya umuhanuzi ufatanya isezerano rishya n'isezerano rya kera dukurikije uko Yesu yavuze ni Yohana Umubatiza. Ko burya Yohana Umubatiza iyo urebye abarwa mu isezerano rya kera kwa gace gatoya, akabarwa no mu isezerano rishya kuko we yabonye Yesu. Abandi bose bamubonaga ari kure, ariko Yohana Umubatiza we yaranamubatije kandi yari namubyara we. Malaki rero nkuko twabibonye ubushize yahanuye ahagana muri 430 420 imbere ya Yesu. Hanyuma ubutumwa bwe ntabwo ari burebure cyane, bwibanda igice cya mbere kuva ku murongo wa mbere kugeza ku gice cya kabiri umurongo w'9 byibanda ku byaha by'abatambyi. Igice cya kabiri kuva ku murongo wa 10 kugeza ku gice cya gatatu umurongo wa 15 akibanda ku byaha bya rubanda. Hanyuma igice cya gatatu kugeza ku cya 4 bakavuga iby'abantu bubahaga Uwiteka. Ngira ngo abafite izi Bibiliya z'ikinyarwanda zo muri 93 nta nubwo igice cya 4 tugifitemo, dufite igice cya gatatu gusa. Bivuga ngo igice cya gatatu kuva ku murongo wa 7 kugeza ku murongo wa 23, aho ngaho ni baba barimo kutubwira iby'abubaha Uwiteka. Mu gihe abantu bose bari bateye Imana umugongo barimo gukora ibyaha, harimo n'abandi Imana yishimira, ariko abo ngabo ntiturabageraho, tuzabareba ubutaha. Ndagira ngo rero uyu munsi turasoma nkuko bisanzwe, turasoma mu buryo butandukanye. Ubundi dusoma igice, ariko kugira ngo tudasoma igice hanyuma tukazasanga tugomba gusubiramo ibyaha by'abatambyi ubutaha, turasoma igice cya mbere kuva ku murongo wa mbere tugeze ku gice cya kabiri kugeza ku murongo wa 9. Ibibazo ni bitatu turi buze kwibandaho. Ikibazo cya mbere kiravuga ngo rondora impaka. Nkuko twabibonye ubushize, uburyo Malaki yandika mu buryo bw'ibibazo. Aravuga ngo muravuga ngo, hanyuma abandi bakajya impaka. Imana ikavuga bakayigisha impaka, nabo bakavuga ikabagisha impaka. Mbese ndagira ngo muze kurondora impaka ziri hagati y'Imana n'abatambyi muri iki gice. Hanyuma muze no kureba ingaruka Imana ibabwira zizavamo kubw'ibyo ngibyo byo kwigisha impaka. Kubera yuko burya kimwe mu bintu bikomeye cyane Imana yanga abantu bayigisha impaka. Muri Yeremiya Imana yavuze ngo rwose ngo ikibumbano cyagisha impaka ukibumba. Ariko hano ikintu muzabona muri Malaki ni impaka hagati y'Imana n'abantu bayo. Ndagira ngo rero uyu munsi murebe, murondore impaka ziri hagati ya Malaki nako hagati y'Imana n'aba batambyi muri iki gitabo cya Malaki. Kuko harimo impaka, harimo ibibazo bigera nko kuri 4 cyangwa 5 birimo impaka. Impaka bajyaga n'Imana ikababwira ngo giye nababwiye gutya, ngo nundi si twebwe ibyo watubwiye, reka nako ntaza kuvaho nivamo nkabasubiriza ibibazo. So murondore impaka, ibibazo n'impaka ziri hagati y'Imana n'abantu bayo. Hanyuma icya kabiri murebe ingaruka Imana ibabwira zizaterwa n'iyo myitwarire. Hanyuma icya gatatu ni ayahe masomo twakuramo nk'abantu b'iki gihe, kuko byinshi mu byo tubona hano muraza kubona binahura n'imyitwarire y'abantu muri iki gihe. Ko burya nkunze kubibabwira, iburiya abantu ntabwo bahinduka cyane. Twahinduye uburyo, kubera ko iki gihe ba Malaki bandikaga bagendaga n'amaguru, ubundi bakagenda ku ndogobe, abakize bakagenda ku mafarasi akururwa n'amagare. Ibyo byarahindutse, twe tugenda ku magare, tugenda ku mamoto, tugenda mu modoka, tugenda mu ndege n'ibindi byose bigenda, byo biti binyabiziga.
ariko iyo urebye ibyaha abantu bakoreraga Imana ntabwo byahindutse. Iyo urebye impaka abantu bajyaga n'Imana n'ubu zishobora kuba zihari, sinzi niba zihari, muraza kumbwira. Turasoma rero ikibazo cya mbere, murondora ibibazo n'impaka abantu b'Imana bajya n'Imana yabo. Icya kabiri, murebe ingaruka Imana ibabwira zizava muri ibyo bintu byo kuyigisha impaka. Icya gatatu, amasomo twakuramo twebwe nk'abakristo b'ino minsi. Reka rero ndasoma, mwebwe mukurikire neza, hanyuma mugende ushyiraho akamenyetso, hanyuma nze kurangiza namwe muza gusubiza. Muriteguye? Ijambo ry'Uwiteka yahanuriye Abisirayeli aritumye Malaki. Narabakunze ni ko Uwiteka avuga, nyamara murabaza muti wadukunze uti? Uwiteka ati, Esawu ntiyari mukuru wa Yakobo se? Ariko rero nakunze Yakobo, Esawu ndamwanga, imisozi ye nyihindura amatongo, gakondo ye nyiha imbwebwe zo mu kidaturwa. Naho Edomu aravuga ati, dukubiswe hasi ariko tuzagaruka twubake ahari amatongo. Uwiteka Nyiringabo aravuga ati, bazubaka ariko jye nzasenya, kandi abantu bazabita igihugu cyo gukiranirwa, kandi ubwoko Uwiteka ahora arakarira iteka ryose. N'amaso yanyu azabyirebera, namwe muvuge muti Uwiteka himbazwe birenze urugabano rwa Isirayeli. Umwana yubaha se, n'umugaragu akubaha shebuja. None niba ndi so, mwanyubashye muti? Cyangwa se niba ndi shobuja, igitinyiro cyanjye kirihe mwabatambyi mwe basuzugura izina ryanjye? Ni ko Uwiteka Nyiringabo abaza. Nyamara murabaza muti, izina ryawe twarisuzuguye dute? Nuko mwatuye ibyo kurya bihumanye ku gicaniro cyanjye, maze mukabaza muti, twaguhumanishije iki? Mwavuze yuko ameza y'Uwiteka ari amanyagisuzuguriro. Kandi iyo mutambye impumyi mugira ngo ntacyo bitwaye, niyo mutambye icumbagira nirwaye nabwo mugira ngo ntacyo bitwaye. Mbese bene iyo wayitura shobuja, aho yagushima cyangwa yakwemera kukwakira? Ku Uwiteka Nyiringabo abaza. Noneho nimusabe Imana imbabazi itubabarire, kuko ari mwe mubiduhesha. Aho hari uwo muri mwe yakwakira? Ni ku Uwiteka Nyiringabo abaza. Icyampa hakagira uwo muri mwe ukinga inzugi, mukarorera gucanira ku gicaniro cyanjye ubusa. Simbishimira nato, ni ku Uwiteka Nyiringabo avuga, kandi sinzemera ituro mu ntuye. Uhereye aho izuba rirasira ukageza aho rirengera, izina ryanjye rirakomeye mu banyamahanga, kandi ahantu hose bosereza izina ryanjye imibavu, bakantura amaturo aboneye, kuko izina ryanjye rikomeye mu banyamahanga. Ni ku Uwiteka Nyiringabo avuga. Ariko mwebwe murarisuzugura, kuko muvuga muti, ameza y'Uwiteka arahumanye, kandi ibyo kurya byo kuri ayo meza ni ibinyagisuzuguriro. Kandi mujya muvuga muti, uyu muriro muraruhanya ndetse murawinuba. Ni ku Uwiteka Nyiringabo avuga. Kandi muzana icyo munyaze mu maboko n'igicumbagira n'ikirwaye, ayo niyo maturo mu ntura. Mbese ibyo muzana bene ibyo nabyakira? Ni ku Uwiteka abaza. Ariko havumwe uriganya, ufite isekurume mu mukumbi we akayihiga. Yajya guhigura Uwiteka akamuhigura ifite inenge, kuko ndi umwami ukomeye. Ni ku Uwiteka Nyiringabo avuga. Kandi izina ryanjye ni irinyagitinyiro mu banyamahanga. Nuko rero mwabatambyi mwe, iri tegeko nimwe nditegetse. Nimwanga kumva mukanga kuryitaho, ntimuheshe izina ryanjye icyubahiro, nzabavuma wa muvumo, ndetse n'imigisha yanyu nzayivuma, nako maze kuyivuma, kuko mutitaye ku itegeko ryanjye. Ni ku Uwiteka Nyiringabo avuga. Dore nzahana imbuto zanyu ari mwe mubinteye, kandi nzabasiga amayezi ku maso, naho ibitambo byanyu muzayoranwa nayo. Ubwo nibwo muzamenya ko ari jye wategetse iri tegeko nkariboherereza, kugira ngo isezerano nasezeranye na Lewi ridakuka. Ni ku Uwiteka Nyiringabo avuga. Isezerano nasezeranye nawe ryari ubugingo n'amahoro. Nabimuhereye kugira ngo anyubahe, maze aranyubaha, ahindishwa umushitsi n'izina ryanjye. Itegeko ry'ukuri ryabaga mu kanwa ke, kandi mu minwa ye nta gukiranirwa kwahumvikanaga. Yagendanaga nanjye mu mahoro no mu byo gukiranuka, yahinduriraga benshi kureka ibyaha. Kuko akanwa k'umutambyi gakwiriye guhamya iby'ubwenge, kandi abantu bakwiriye kuba ari we bashakiraho amategeko, kuko ari we ntumwa y'Uwiteka Nyiringabo. Ariko mwebwe murateshutse, muyoba inzira,
mwagushije benshi mu by'amategeko, mwishe isezerano rya Lewi, Uwiteka Nyiringabo avuga. Nanjye nicyo gitumye mbahindura abanyagisuzuguriro, mugahinyurwa imbere y'abantu bose, kuko mutakomeje inzira zanjye, ahubwo mukarobanura ku butoni mu by'amategeko. Haleluya. Ndagira ngo noneho uwabonye zimwe mu mpaka aba bantu bagishaga Imana azatubwira ati rwose nabonye aha hantu ikibazo, kuko ngira ngo murabibona neza, harimo ahantu Imana ivuga nabo bagasubiza, kongera ikavuga nabo bagasubiza. Iki mu Kinyarwanda nicyo bita gushyogoranya. So ndagira ngo agire umuntu uza atuhe zimwe mu ngero yabonye z'ahantu abantu barimo gushyogoranya n'Imana, mbere yuko tuza kureba ingaruka zizava muri uko gushyogoranya n'Imana. Ivuga nabo bagasubiza. Ijambo ni iryanyu. Tambukuze hano, hanyuma dusomere, nurangiza tubwire icyo wabonyemo cyagutangaje. Yesu ashimwe. Ahambere nabonye Uwiteka ku murongo wa mbere, wa kabiri, Uwiteka aravuga ati narabakunze. Niko Uwiteka avuga, nyamara murabaza muti wadukunze ute? Ikibazo cya mbere abatambyi baramubaje ngo wadukunze ute? Hanyuma cya kabiri, umurongo wa kane, hari mu dukubo ngo dukubiswe hasi, ariko tuzagaruka twubake ahari amatongo. Uwiteka Nyiringabo afite ibyo ashubije, kuko nge ndimo ndavuga ibyo abatambyi bavuze. Icya gatatu, reka tugende ingingo ku ngingo. Gende turebe uko bashyogoranya n'Imana baterana. Tubisubize rero. Ngaho sesengura uturebere ukuntu bashyogoranya n'Imana baterana amagambo, hanyuma utubwire. Hariya ku murongo wa kabiri, Uwiteka arababwiye ati narabakunze, nyamara murabaza muti wadukunze ute? Arabashubije ati ese abo ntiyari mukuru wa Yakobo se? Ariko rero nakunze Yakobo, Esawu ndamwanga. Imisozi ye nyihindura amatongo, gakondo ye nyiha imbwebwe zo mu kidaturwa. Okay. Ariko ubundi wakubaza ikibazo. Iyi nkuru Imana ivuga ngo Yakobo naramukunze, Esawu ndamwanga. Buri Esawu yazize iki? Ko bavaga indimwe ari impanga, bombi ari bene Isaka. Esawu buriya yazize iki? Ni irihe somo twakwigiramo? Yewe mbona Esawu yarazize uburangare cyangwa yazize ubusambo. Ugakoresha mikrofone. Mbona Esawu yarazize uburangare cyangwa yarazize ubusambo. Kuko umugisha wari uwe, ariko yarawuguranye awuha murumuna we. Hagati aho rero Imana ntabwo byayinejeje, kuko yagize ubwenge bukeye. Icyo ni kimwe kiragaragara. Noneho Imana ikababwira ngo rero mwebwe narabakunze. Hanyuma bakabaza ngo wadukunze uti? Wowe ubyumva uti? Ku guterana amagambo n'Imana ubyumva uti? Wumva biterwa n'iki? Ahangaha abatambyi nabo ni ukutazirikana urukundo Uwiteka bakunda. Hari byinshi byagombaga kubereka ko yabakunze. Mwibuka urugendo rw'Abisirayeli, Uwiteka yagiye abitaho mu butayu, akabagaburira, akabakura muri ubwo bucakara, ariko ntabwo bazirikanye urukundo rwe. Barumva mbese ni nko kutazirikana, ariko twabyita mu Kinyarwanda. Aranga akashimangira ko yabakunze,
ariko bo bakavuga ngo wadukunze ute. Yego, reka twumve undi. Icyo cyari cya mbere, wenda reka nyikoreho commentaire igihe undaza atubwire ahandi bongera guterana amagambo, kuko hano urebye ni abantu barimo guterana amagambo n'Imana. Ngira ngo hano birasobanuka cyane, kubera yuko impamvu Imana ibabwira ngo nimugereranye n'andi mahanga. Mwebwe narabakunze. Edomu, bariya ba Edomu ni nabo ba Esawu. Ati kwa Edomu ntihasenyutse, mwebwe mwaragarutse muva mu bunyagano, none mwarasannye, mwaratuye, muratunganiwe, ahandi habaye amatongo ntihaneguka. Nta kintu bibabwira. So niba mushaka kumenya urukundo rwanjye, kuba mwarongeye mukegura umutwe mukava mu mahanga mugasubira mu gihugu cyanyu, aba Edomu ntihagire ikiba, ndetse n'ab'i Samariya mu majyaruguru ntibagire ikiba, ntacyo bibabwira. Hanyuma andi magambo, reka twumve ikindi bateranyeho amagambo, amasomo turaza kuyakuramo nyuma. Ikindi Imana yababwiye bakayikoreza ubundi ibyo tubwira n'ibiki. Ikindi, so icyo cyari kimwe, narabakunze bakabibwira ngo wadukunze ute. Warashyogoranya hambere ha kabiri. Hakurikiyeho harakomeye. Urakoze cyane. Yewe kuri iki kibazo cya mbere kivuga impaka abantu bagishaga Imana, nabonye ku murongo wa 2, mbona no ku murongo wa 6, mbona no ku murongo wa 12, ariko ngewe aba bantu nabakunze cyane kuko barahangara. Kuko sinzi niba wenda ubu ngubu biba bikibaho ko abantu bahangara Imana bakajya impaka nayo, ariko abangaba bo rwose nabagabo koko. Ucyo barabatambyi. Ku murongo wa 2 haravuga ngo narabakunze ni kubiteka avuga, nyamara murabaza muti wadukunze ute. Abo nabatambyi. Uno murongo wa mbere nabonye ntago basobanukirwa urukundo Imana yabakunze. Zindi mpaka nazibonye ku murongo wa 6 bagiranye n'Imana. Umwana yubaha se, n'umugaragu akubaha shebuja. None niba ndi so mwanyubashye mute? Cyangwa se niba ndi shobuja igitinyiro cyanjye kiri he, mwabatambyi mwe basuzugura izina ryanjye? Ni ku Uwiteka Nyiringabo abaza. Nyamara bahita basubiza, bahita bavuga uko bavuga, murabaza muti izina ryawe twarisuzuguye dute cyane. Ku murongo wa 11 nanone asa nkaho Imana isa nkaho ibasobanurira, niba arashaka kubatera ubwoba ntabwo mbizi. Uhereye aho izuba rirasira ukageza aho rirengera, izina ryanjye rirakomeye mu banyamahanga, kandi ahantu hose hoserezuza izina ryanjye imibavu, bakantura amaturo aboneye, kuko izina ryanjye rikomeye mu banyamahanga. Ahangangira ngo Imana ashaka kugira ngo ibereke ko ikomeye, nashaka kubatinyisha no kubatera ubwoba, ariko aba bantu ntibabyumva. Niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Ariko mwebwe murarisuzugura, kuko muvuga muti ameza y'Uwiteka arahumanye, kandi ibyo kurya byo kuri ayo meza n'ibinyagisuzuguriro. Iyi ni mirongo nagiye mbona irimo impaka zikomeye cyane kuri aba bantu b'Imana n'Imana. Nibaza nkavuga ntari ku ngubu uri umupasitori. Aba batambyi kuva ku murongo wa 6 kugeza tutarareba ku ngaruka zabyo, kugeza ku murongo wa 13, ibintu koko ubirundanije hamwe ukabikusanya, ibyaha by'aba batambyi byari bimeze biti? Byari bikomeye cyane.
wowe tubwira ibyo ari byo turondorera utubwire uti kabisa icyaha cya mbere bakoraga ni iki, icya kabiri ni iki, icya gatatu ni iki. Ibintu byari byararakaje Imana kuri abo batambyi. Hari ibintu nabonye cyane bikomeye. Kimwe cyo nuko batibukaga iby'Imana yabakoreye. Ibintu byo biri mu bintu Imana yabaye nkaho igarukaho. Icyo ni cya mbere nuko batibutse iby'Imana yagiye bakorera kugira ngo bayubahe. Hanyuma ikindi kintu kindi nabonye gikomeye cyane nuko hasa nkaho kubiyemo ibintu byinshi muri umurongo wa 12. Icya mbere nuko basuzuguye n'ameza y'Uwiteka Imana. Bayasuzuguye bate? Bayasuzugurishije iki? Bavugaga yuko ameza y'Uwiteka Imana asuzuguritse kandi n'ibitambo byo gutambira Uwiteka nta gaciro, bisa nkaho bihumanye. Imana ibibona nkaho bayitesheje agaciro. Ngira ngo nicyo gituma yabaye nkaho yihagararaho. Reka mbaze n'abandi bantu bicayemo hano ko ndagira ngo dusesengure neza ikibazo cyari aha ngaha, hanyuma tuze kubona ukuntu tubigarura ku mikorere y'abatambyi w'uno munsi. Ikintu mubona rwose ibyaha bakoraga, yewe narondoye ukuyemo no kujya impaka n'Imana. Kuko Imana yabwiye ati nyamara muransuzugura, ngo twebwe twagusuzuguye dute? Ikabarondorera ibintu bakoze bigaragaza agasuzuguro. Ni ibiki bigaragaza agasuzuguro ku Mana byakorwaga n'abatambyi muri iki gihe cya Malaki? Kavuga ati koko kabisa aka gasuzuguro. Yego Mike. Nitwa Mike. Nkuko babivuze bagenzi banjye, icya mbere nabonye nyine wenda mbere ku murongo wa 6 icya mbere twakivuzeho. Ngo umwana yubaha se n'umugaraga kubaha shebuja, none niba ndi so mwanyubashye muti? Cyangwa se niba ndi shobuja igitinyiro cyanjye kirihe mwabatambyi mwe basuzugura izina ryanjye? Ni ko Uwiteka Nyiringabo abaza. Urumva mbona izi mpaka bajyaga icya mbere Imana yaravuga ati muransuzugura. Noneho mu gusubiza ku murongo ngo ni ko Uwiteka Nyiringabo abaza, nyamara murabaza muti izina ryanjye twarisuzuguye dute? Noneho agasubiza ngo nuko mwatuye ibyo kurya bihumanye ku gicaniro cyanjye. So icya mbere mbona cy'uburyo basuzuguraga Imana, bazanaga ibitambo, amaturo ahumanye ku Mana. None akabaza ngo maze mukabaza muti twaguhumanishije iki? Ngo mwavuze yuko ameza y'Uwiteka ari amunyagisuzuguro, kandi iyo mutambye impumyi mugira ngo ntacyo bitwaye, niyo mutambye igicumbagira n'irwaye nabwo ntacyo bitwaye. Icya kabiri agikomeza kubasobanura ibyo batambaga ibintu by'ibinyagisuzuguro, ngo bazanaga, ngira ngo twibutse amategeko ya Mose, Imana yari yababwiye ko igitambo cy'imbere kiza ku Uwiteka kigomba kuba ari nta nenge gifite. Noneho rero bari baragezaho bafata ibyo bitambo nyine bakabitamba batitaye ko biriho n'inenge. None akabaza ngo se ubwo nubwo wafata icyo gitambo ukagitura umuntu navuga ngo wubashye umwami, ubwo yagushima ugahitamo wenda tuvugemo uri umutunzi ufite inka, ugahitamo inka wenda yarwaye nk'inyonjo, ukavuga uti ngiye kuyitura meya w'uyu w'akarere, cyangwa irwaye ibihushi, cyangwa irwaye ibihushi cyangwa uburenge, ukavuga uti ngiye kuyitwara nyihereze umwami, ngo aho uwo mwami we yagushima. Urumva aracyasobanura kuri ikintu cy'agasuzuguro, donc batitaga ku Uwiteka. Icya kabiri, noneho icya kabiri ugarutse ruguru ku murongo wa 12, yego
wenda reka mpere ku 11 ngo uhereye aho izuba rirasira ukageza aho rirengera izina ryanjye rirakomeye mu banyamahanga kandi ahantu hose bosereza izina ryanjye imibavu bakantura amaturo aboneye ko izina ryanjye rikomeye mu banyamahanga ni ko Uwiteka Nyiringabo avuga. Ariko mwebwe murarisuzugura kuko muvuga muti ameza y'Uwiteka arahumanye kandi ibyo kurya byo kuri ayo meza nibigisuzugurira. 13 kandi mujya muvuga muti uyu murimo uraruhanya ndetse murawinuba ni ko Uwiteka Nyiringabo avuga. 12 na 11 byo birasa n'ubundi nk'ibigaruka kuri kiriya cyambere twari tumaze kuvuga. Ariko 13 kandi mujya muvuga muti uyu murimo uraruhanya ndetse murawinuba ni ko Uwiteka Nyiringabo avuga. Ngo kandi muzana icyo munyaze ku maboko n'igicumba, wenda ntaragaruka aho ngaho. Bari bafite n'ikintu cyo kwinubira no kwitotombera umurimo bakoraga. Bakavuga bati uyu murimo uraruhanya. Nge numvaga ntekereza wenda ko banabonaga ko nta n'ikintu kivamo. Mbese bakora bakavuga bati twirirwa hari ariko nta kintu na kimwe mu by'ukuri kivamo kirimo. So bagasuzuguza amagambo bavuga umurimo w'Imana barimo gukora. Ngo kandi mujya 10 ngo uyu murimo uraruhanya ndetse murawinuba ni ko Uwiteka Nyiringabo avuga kandi muzana icyo munyaze ku maboko n'igicumbagira n'ikirwaye ayo niyo maturo muntura. Mbese ibyo muzana bene ibyo nabyakira ni ko Uwiteka Nyiringabo avuga. Noneho akavuga 14 ngo ariko havumwe uriganya ufite isekurume mu makumbi we akayihiga yajya guhigura Uwiteka akamuhigurira ifite inenge kuko ndi umwami ukomeye ni ko Uwiteka Nyiringabo avuga kandi izina ryanjye ni igitinyiro mu banyamahanga. Ikindi bahigaga imihigo bajya guhigura akavuga ati agahitamo nyine agahitamo navuga ngo yahize ibintu byiza ariko yajya guhigura agahigura ibintu bisanzwe nk'ibindi. So wabisamarizinga rero urabona hari amaturo batambaga uko biboneye, hari icyubahiro cy'Imana batayiherezaga, hari iki ngiki cyo gusuzugura umurimo w'Imana avangura asuzuguritse nta kivamo bakawutuka. Mbese ikindi imihigo yabo ntibayihigure, bajya guhigura nabwo bagahigura ibintu biri aho ngaho bipfuye. Ngira ngo ibyo ngibyo niko ibyaha uko ari bine. Cya mbere Imana yavuga ati ko aba batambyi iyo mugiye kuzana ibitambo mukanzanira igicumbagira n'igihumye n'ikirwaye, ndetse hari nubwo banyuzagamo ngo bakazana icyo banyaze mu maboko. Sinzi uko bakinyagaga ariko ubwo birashoboka yuko kuko buriya mu gihe cya Malaki abatambyi bari baratangiye gukora business. Burya no mu gihe cya Yesu byari bihari. Gihe cya Yesu kubera ko barabanje barareba babona abaturage iyo bazanye ibitambo nta nyungu nini ivamo, kuko barabizanaga ibitambo bakabitamba. Niba ari igitambo gikongorwa n'umuriro kigakongorwa n'umuriro bakireba nyine kigashira. Iyo bagiraga Imana bakazana ibitambo by'uko bari amahoro, ubwo wenda uwo munsi umutambyi hari ikintu yakuragaho kuko bamukatiraga inkoro n'urushyi rw'ukuboko akabizunguza imbere y'Uwiteka akabitwara. Ariko bageze aho basanga hari uburyo ushobora kubikora bikunguka dabo. Noneho bashyiraho itegeko, burya nibyo Yesu yanenze cyane. Bashyiraho itegeko bakaba bati ziriya ntama muzana na ziriya hene ntabwo ziba ziri ku kigero cy'igitambo gikwiriye Imana. Noneho bakora mbese bakodesha abantu bacuruza ihene bakazicururiza aho ngaho ku rusengero, abaturage bakazihagura, ariko abatambyi bagakuramo kashi kandi barangiza na bya bindi Imana yabasezeranije bakabibyaza umusaruro. Burya Yesu ajya gukubita zirya numa na zirya hene niho byari bigeze. Na hano rero birashoboka ko bari baratangiye kujya bagenda akabwira ati izi hene muzana ntabwo ziri kuri standard, ihene muzajya muzigura hano. Bakabakuramo amafaranga. Imana ikavuga toya, iyo muzanye icyo mwanyaza abantu mukazana igicumbagira mukazana ikirwaye, kuko urumva ihene bashoboraga kuyizana yabona ari sekurume nziza akamubwira ati ndakuguranira fatiriya hanyuma iriya muyishyire mu mukumbi. Urumva batangiye kujya biyaranja. Iyo muzanye igicumbagira mukazana ikirwaye mukazana ikimugaye
mukakintura, wagitura shobuja w'umuntu we yacyakira uretse yewe w'Imana. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, uko Mike yavugaga ngo muravuga ngo ameza y'Uwiteka arahumanye kandi ibyo kurya byo kuri ayo meza n'ibinyagisuzuguriro. Kuvuga ngo hano nta kikivamo, ibintu abantu bazana nta kirimo rwose, nta uyu murimo ntuhemba. Hanyuma icya gatatu, kandi uretse no kudahemba, umurongo wa 13 mujya muvuga muti uyu murimo uraruhanya. Ariko kuko waruruhanije nuko nyine uriya uzi guhera mu gitondo wica ibimasa, warakoze Yesu kujya ku musaraba. Ngewe ntekereza twirirwa hano, uzanye inyoni nyifata nkayinosha ijosi, nkayigorombyora ijosi nkarikata, nkakamura amavuta yayo hariya ku gicaniro niba ariko twari kubyita, narangiza nkayitwika, bakazana ihene nkayikubita icyuma, nkayivanamo amaraso, nkayasuka ku gicaniro, narangiza nkayikata nkashyira ku gicaniro. Uriya murimo wari ugoye, wari uremiriye. Ariko rero nabo nta kindi bakoraga, bari bafite ababunganira, bakirirwa babaga izo hene, babaga ibyo bimasa. Ariko noneho ngo bageze bakajya bavuga ngo ariko uyu murimo uraruhanya, uyu murimo uraruhanya, niko muvuga. Ubwo nibimaze ku byaha bitatu ndetse murawinuba. Ubundi twaberaga icy'Abalewi, cyo ko Abalewi rwose. Hari umuntu wo muri famiye iwacu twakuriye mu Mutara, twagiraga inka. Buriya niba hari igihe kibi cyo gukamisha inka, ni umunsi nk'uyu nguyu imvura yaguye, inka zigataha nijoro imvura igwa, kandi mugomba kuzikama, imvura iba ari hejuru n'imbeho. Noneho umwana umwe rero, abana bo muri famiye, noneho umwana umwe aza kwitotomba, ngo abana bo kwa Kanaka, ubwo nyine yavugaga undi mugabo wari utuye hirya aho, ariko bo ntibagiraga inka, ngo abana bo kwa Kanaka bo bitahira kare, ngo bakagenda bakicara mu ziko bakota, ngo twebwe turimo kunyagirwa n'imvura ngo turakamisha inka. Noneho se arabyumva, aramubwira ati turabizi, ati genda nawe wigire mu ziko wote. Umwana aragenda arota. Noneho igihe kigeze, igihe cyo kurya kigeze, aramubwira ati rero uriya mumuhe ibijumba byonyine, ntagire amatanywa, kugira ngo yumve babandi yifuza kubaho nkabo uko babaho. Kubisa ikijumba cya mbere kimufashe mu mihogo. Buriya rero umuntu wamenyereye kurya asomera, ikijumba cyo ntushobora kukimira nyine udafite amata yo kukimanura. Kubisa ikijumba cya mbere, ati ikijumba kiranize, ati hanganye wumva uko babandi wifuza uko babaho. Ntaba rero ngo binubira ngo murimo ibane, kavuga ati uyu murimo murawinubira, ni mwihanganeho gatoya, mwihanganeho gatoya so icyo cyari icyaha cya gatatu. Icya kane, havumwe uriganya ufite isekurume mu mukumbi we akayihiga, yajya guhigura Uwiteka akamuhigura ifite inenge, akamuguranira. Nyambi basetsa hano, siko buriya hari abantu badatura iyo bibagiwe kuvunjisha. Kora mu mufuka kabona harimo inote y'igihumbi, abatoya ntabwo yangaya nyatura, nibagiwe kuvunjisha. Uwo munsi nyine ntature, ariko yaba yavunjishije afite ibikoroto, ubwo bikaba ari sawa. Kandi ubwo ngubwo hariya hanze, sinyambi babwira hano umuntu abaparitse imodoka twese, ubwo nyine mbabwiriyemo nanone n'igihumbi muzakiveho, ko niki kigura litiro ya essence. Imana igubwita ariko iki gihumbi mpaye nzakiguramo iki, ko hatarimo ni litiro ya essence, ko wenda wayishakira uze ko n'icupa rya divayi dukoresha mu igaburo ritagura igihumbi bishobora kugushobera. Ariko Imana iravuga ngo havumwe umuntu wese uhiga ihene, yajya guhigura agashaka y'agaciro gatoya, akaba ari yahigura Imana. So ndagira ngo noneho turebe ingaruka Imana ibabwira zizava muri iyo myitwarire. Uwamaze kuyibona abe yangezeho ingaruka zizava muri, kuko kuri buri kintu Imana irababwira ngo ibi bintu murimo gukora gutya, iyi mitekerereze, iyi mivugire izabagiraho ingaruka. Izihe ngaruka ziva muri iyo mikorere n'iyo mitekerereze n'iyo mivugire? Harimo ingaruka
mwihutishe tuze dukuremo amasomo hanyuma nanjye mbareke muve mu mbeho. Akoze ingaruka nayibonye ku murongo wa 14 w'igice cya mbere no ku murongo wa kabiri w'igice cya kabiri n'uwa gatatu n'uwa 9. 14 w'igice cya mbere avuga ngo ariko havamo uriganya ufite isekurume mu mukumbi we akayihiga, yajya guhigura Uwiteka akamuhigura ifite inenge. Kuko ndi umwami ukomeye, ni ku Uwiteka Nyiringabo avuga, kandi izina ryanjye ni irinyagitinyiro mu banyamahanga. Hano ku murongo wa 14 ingaruka irimo ni ukuvumwa n'Uwiteka. Hanyuma ikindi ku gice cya kabiri ku murongo wa 2, yego, nimwanga kumva mukanga kunyitaho, nimuheje izina ryanjye icyubahiro, nzabavuma wa muvumo, ndetse n'imigisha yanyu nzayivuma. Nako maze kuyivuma kuko mutitaye ku itegeko ryanjye, ni ku Uwiteka Nyiringabo avuga. Uwiteka yarangije kuvuma ibyo mbega yarabavumye byararangiye. Hanyuma no ku murongo wa 3, dore nzahana imbuto zanyu ari mwe mu binteye, kandi nzabasiga amayezi ku maso n'ay'ibitambo byanyu, muzayoranwa nayo. Numva harimo zindi ngaruka yo kuzayoranwa nayo mayezi, bakaba Imana ikabajugunyana n'amayezi, nayo ni ingaruka nabonye. Nta yindi ubonamo? Ku murongo wa 9. Yego, ufatanye n'uwa 8 kugira ngo twihute. Ariko mwebwe murateshutse muyoba inzira, mwagushije benshi mu by'amategeko, mwishe isezerano rya Lewi, ni ku Uwiteka Nyiringabo avuga. Nanjye nicyo kitumye mbahindura abanyagasuzuguriro, mugahindurwa imbere y'abantu bose, kuko mutakomeje inzira yanjye, ahubwo mukarobanura ku butoni mu by'amategeko ibyaha by'abantu b'Imana. Yagarukiriza aho ngaho, ibyo ngibyo tuzabyiga ubutaha. Hano indi ngaruka kandi turi mu by'abatambyi, no guhindura abantu abanyagasuzuguriro, igisuzuguriro kajya ugenda usuzuguritse. Ayo ni ingaruka. Hagira umuntu uza rwose nawe ashimangire kuri izi ngaruka, hanyuma tuvanemo amasomo tugana ku musozo. Izi ngaruka muzumva muti? Nawe ati ukuva munsuzugura namwe zasuzugurika, ariko hari n'izindi ngaruka zirimo. Ntawe ushaka kugira icyo ashimangiraho? Haleluya, amen. nanjye icyo nshimangira ni hano ku murongo wa 10 haratubwira ngo oya, ntabwo aho ntituragerayo, twagarukiye ku murongo w'9 mu gice cya 2. Ibyo tuzabifata ubutaha, kuko turaba twinjiye mu byaha bya rubanda. Uyu munsi turi ku byaha by'abatambyi gusa. Nanjye reka ngere hano ku murongo wa 8, haravuga ngo ariko mwebwe murateshutse muyoba inzira, mwagushije benshi mu by'amategeko, mwishe isezerano rya Lewi, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Nanjye nicyo gitumye mbahindura abanyagisuzuguriro, mugahinyurwa imbere y'abantu bose, kuko mutakomeje inzira zanjye, ahubwo mukarobanura ku butoni mu by'amategeko. Amen. Urumva bivuga iki? Ndabizi wowe wari wifatiye umurongo w'10, ubwo nguwo urawutumva. Nuko batakomeje amasezerano basezeranye n'Uwiteka,
hanyuma ingaruka bakayoba inzira. Ingaruka zikaba izihe rero? Ingaruka byanze bagutabare. Ingaruka nuko batakoze inzira Uwiteka babwiye kunyuramo. Icyo ni cyo cyaha wakoze. Ingaruka zacyo ahubwo nizo ndimo kukubaza. Oya, reka bagutabara ubwo ngubwo udakora amabara. Ushobora kongeraho ibindi. Sawa, nta muntu ushaka kongeraho kuri ku ngaruka z'imyitwarire y'aba bantu. Ingaruka z'imyitwarire y'aba bantu ku Imana iravuga iti ibi bintu mukora bizabagiraho ingaruka. Abandi mwese sa kintu sa réponse. Ariko noneho mwaje mukonje rwose, ariko abakristo bakonje. None Satani yabimenya kongera imbeho nazagira ntera. ngira ngo yabivuzeho bya mbere iby'ukuntu Imana yabashubije ko ingaruka zimwe mu ngaruka ku murongo wa kabiri, umurongo wa kabiri n'uwa gatatu, ngo nimwanga kumva mukanga kuryitaho ntimuheshe izina ryanjye icyubahiro, nzabavuma wa muvumo ndetse n'imigisha yanyu nzayivuma, nako maze kuyivuma kuko mutitaye ku itegeko ryanjye, ni ku Uwiteka Nyiringabo avuga. So icya mbere tubonamo hano ni uko kwa gusuzugura uyu murimo w'ubutambyi, tubona ko Imana ivuga ko izabavuma ndetse ikavuma n'imigisha yabo. Yego. Icya kabiri ngo ikaza umurongo wa gatatu, dore nzahana imbuto zanyu ari mwe mu binteye, kandi nzabasiga amayezi ku maso, n'ay'ibitambo byanyu muzayoranwa nayo. Ikindi avuga kuza nk'ingaruka ni uguhana imbuto zabo. Ariko icyari gitumye mpaguruka cyane ni kuri uyu murongo wa gatanu kugeza ku 9 hariya, avuga ngo isezerano nasezeranye nawe ryari ubugingo n'amahoro, nabimuhereye kugira ngo anyubahe, maze aranyubaha ahindishwa umushyitsi n'izina ryanjye. Itegeko ry'ukuri ryabaga mu kanwa ke, kandi mu minwa ye nta gukiranirwa kwahumvikanaga. Yagendanaga nanjye mu mahoro no mu byo gukiranuka, yahinduraga benshi bakareka ibyaha, kuko akanwa k'umutambyi gakwiriye guhamya iby'ubwenge, kandi abantu bakwiriye kuba ari we bashakiraho amategeko, kuko ari we ntumwa y'Uwiteka Nyiringabo. Aradescribinga uko ubundi umulewi yari akwiriye kuba ameze, cyangwa se uko Imana yari yaramusezeranyije ko azaba ameze, cyangwa se uko mu buryo busanzwe uko yari kuba ameze. Ariko umurongo wa 8 aravuga ngo ariko mwebwe murateshutse, muyoba inzira, mwagushije benshi mu by'amategeko, mwishe isezerano rya Lewi, ni ku Uwiteka Nyiringabo avuga. Ingaruka rero ngo nanjye nicyo gituma mbahindura abanyagisuzuguriro, mugahinyurwa imbere y'abantu bose, ko mutakomeje inzira zanjye, ahubwo mukarobanura ku butoni mu by'amategeko. Urumva yari yarabahaye ubuzima navuga ngo bazatuma abantu icya mbere bayobora abantu ku Mana, bakaba urugero rwiza, bakabashakiraho amategeko, bakabashakiraho kumenya Imana. Ariko noneho kuko batumviye Uwiteka, ibatera igisuzuguriro, bagahinyurwa imbere y'abantu. Mbese igisuzuguro no guhinyurwa, yatanga nk'inama abantu bakayihinyura nyine, yagira umuntu inama ntayumve kubera ko nyine rya tegeko rya Lewi bari bararyishe. Ntekereza ko iki kintu nabonye ari ikintu gikomeye cyane nk'ingaruka umutambyi ashobora kugira. Murakoze. Nta wundi ufite ikintu yongeraho ngo tugane ku musozo? Umuntu wumvise rwose uyu mugoroba hari icyo Imana yamubwiye ku mutima, hanyuma dukore samure, dukore imbonerahamwe, hanyuma dusoze.
habuze umuntu. Ntimugapfane ijambo. Impamvu dukora Bible study ni kugira ngo mwige kwisesengurira, nimurangiza muvuge abandi babumve, namwe mwigisha ariko. Haleluya. Amen. Hano mbona ko ku murongo wa 2 hano mu gice cya mbere aho Imana ibibibutsa ko bo yabatonesheje mu gihe yanze, hano bavuga ngo Esawu ntiyari mukuru wa Yakobo. Ntiyari mukuru wa Yakobo se? Hano kuvuga ko ari impamvu yahisemo Israeli n'ubwoko bwe bumukomokaho akabarutisha Esawu. Noneho hano kuba yarabahisemo hanyuma barangiza bagasuzugura izina ry'Imana, hano niho yongera ikabagira ikabavuga iti mu gihe mutubahirije izina ryanjye mukansuzugura, ubwo yavuga abatambyi narabahaye icyubahiro, abantu bose bakajya baza babaganaho kujya mu basengere, ariko ntimwubahe izina ryanjye, namwe nzabagira abanyagisuzuguro kuko batubasha izina ry'Imana. Ni ukuvuga ngo ibyo yabakoreye byose ntibabihaye agaciro. Yabahaye ingero nyinshi, uburyo yabakuye muri Egiputa, uburyo yahisemo ubwo basekuruza babo, ariko ntibibuka ibyo Imana yabakoreye. Hano nibwo yavuze ati niba mwaransuzuguye namwe nzabagira abanyagisuzuguro ku buryo namwe mutazongera kunkorera. Ndumva ko harimo isomo, harimo ingaruka yuko niba Imana yarabubahishije ubwoko bwabo bakaba batarubasha umurimo wayo, noneho nabo izabanga nk'uko yanze Esawu. Murakoze. Yego, nta wundi. Noneho ngira ngo tugane ku musozo, n'ubundi isaha yacu nubwo twatangiye dutinze ariko tugerageza gusoreza igihe. Ngira ngo nk'uko tuzagenda tubibona muri iki gitabo cya Malaki, iki gice cya mbere kigana ku batambyi, ni isomo rikomeye cyane, kuko mu isezerano rishya ntabwo abatambyi ari abapasitori. Nubwo dushaka kugenda tubigarura kenshi, abantu bakunda kugenda batera ko hari imbere, mbese hano ho muri Anglikani ngira ngo ni ikintu gikomeye cyane, kuko dushaka kugarura ibyo Yesu yakuyeho. Aho ngo ahantu naho abatambyi, nkabwo rero ko abatambyi muvuga ntibakibaho, kuko hano ni zone yo gukora umurimo w'Imana dukorera abantu bari imbere yacu. Ngira ngo ni ikintu tugomba kumva neza, kuko muri Petero baravuga ngo ubu yaduhinduye ubwoko bw'abatambyi, turi ishyanga ryera, abantu Imana yaronse ngo baheshe izina ryayo icyubahiro. Buri muntu wese ahamagariwe gukora umurimo w'Imana. Nta muturage, nta rubanda ukibaho mu isezerano rishya. Twese buri muntu wese agomba kumenya impano ye, akayizamura, akayikoreshereza Imana. Ariko ahangaha ho nabinjiye mu murimo. Bane kavuga ati rero ubwo mwinjiye mu murimo mukajyamo, nimwubahisha izina ryanjye. Icyambere rero amasomo agera kuri 3 cyangwa 4 tugomba kuvanamo hano. Cyambere ibintu byose dukora bihera kuri kiriya kibazo Imana yatangiye ibabwira ngo narabakunze. Ngo ariko mukabaza ngo wadukunze uti? Kuko buriya abantu bose ibintu byose tuzakora dukorera Imana tubikoreshwa n'itegeko rimwe risumba yandi, kumva Imana yaradukunze. Muzabibona na ba Yohana bandika aravuga ngo turayikunda, turamukunda kuko yabanje kudukunda mbere. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, yatanze umwana wayo w'ikinege. Ibyo dukora byose buriya abantu benshi impamvu bagira ubukristo bufite intege nke, ari nacyo cyatumaga nabo baragira imyizerere ifite intege nke. Bakorera ubu kenshi twebwe abantu barakubwira ngo yewe ngo ndakorera ijuru, sibyo? Burya rero umuntu ukorera ijuru afite ikibazo gikomeye cyane. Ibibazo bigera kuri 2 ngiye kuvuga. Icyambere, ijuru ntirikorerwa. Oya,
ijuru ntirikorerwa, riza mu ipaki y'agakiza. Iyo ukijijwe ijuru riba ari iwanyu, nk'uko umwana iyo ahagurutse avuye ku ishuri ataha akajya iwabo. Iwabo haba ari iwabo, ntabwo ijuru rikorerwa. Njye numva abantu benshi bavuga ngo barakorera ijuru, nkavuga ni impamvu abantu benshi bagwa bakorera ijuru. Ariko ubundi urukundo rw'Imana rutugira abana b'Imana. Nibyo Yohana yanditse mu rwandiko rwa mbere avuga ngo murebe urukundo ruhebuje Data wa twese yadukunze, rwatumye twitwa abana b'Imana, kandi koko niko turi. Iyo rero wamaze kuba umwana w'Imana, nicyo gituma iteka ryose Imana iyo igiye gushinja abantu irabanza ikavuga ati nyamara jyewe narabakunze. Kubera iki? Kubera ko ibyo dufite byose biva muri urwo rukundo rw'Imana. Burya iby'Imana yadukoreye nibyo bidutera natwe guhindukira tukavuga ngo iyi Mana yangiriye neza, iyi Mana yancunguye ikangira umwana wayo, ngomba kwitwara nk'umwana w'Imana. Ntabwo bikorera kugira ngo uzabone ijuru. Ijuru ryo rwose guaranteed. Niba uri umwana w'Imana, ijuru ryo urarifite. Jewe ntabwo nyanirwa ntera ni ngo buriya ngo rwose ngo ni Imana yanyima ibindi kampa ijuru. Ibyo bintu muvuga n'ibiki? Ni Imana yanyima ibindi, ijuru ryo ndarifite, ahubwo nimba ibindi n'ibinyongerero, kuko ijuru ryo ndarifite. Kuva umunsi nizeye Kristo nk'umucunguzi, nkemera kumwumvira nk'umwami wanjye, ijuru ryo ndarifite, ahubwo n'inyongerereho ibindi, kuko ijuru ryo riza mu ipaki imwe n'agakiza. Umunsi wizeye Kristo nk'umucunguzi wawe ukava mu byaha. Buri gihe kitugora murakizi, kugenda mu nzira nk'umwana w'Imana, ufite Yesu nk'umwami wawe. Biroroshye kumenya Yesu nk'umucunguzi, kuko ibyo ntacyo bisaba, yarabirangije ku musaraba. Ariko kwemera Yesu nk'umwami, agategeka ubuzima bwawe buri munsi, ukagenda wigengesereye, kuko uvuga ngo jyewe sinkora ibyaha, kandi ikimuza gukora ibyaha nuko Yesu ari umwami wanjye. Icya kabiri nuko Yesu andeba. Nta muntu ubundi ukora ibyaha shebuja mureba. Buriya rero abantu benshi kubera ko bavuga ngo barakorera ijuru, barakubwira ngo nzakora ibyaha, ngo nimbona ngiye gupfa ngo nihane nge mu ijuru. Abone yembega umuntu w'umuswa. Ugendere mu byaha, ugende mu butware bwa Satani, agutwaza igitugu, agutwaza agahato, hanyuma uzi hano ugiye gupfa. Icyo gihombo se uzaba warateje. Hari ugiye ungenda nemye ubwo ndi umwana w'Imana, kandi ndimo ndajya mu ijuru. Iryo ryo nta nubwo njya ndisengera ngo Mana uzampa ijuru. Oya, umunsi nakiriye Yesu nk'umucunguzi wanjye n'umwami wanjye, mu ijuru ni iwacu rwose. Ibyo byo umwana w'Imana iyo apfuye arataha. Ariko ikibazo dufite, ushobora kwivanamo nk'aba ngabo. Iyo ubigize akamenyero ugahora ujya gutera ibiraka kwa Satani, hari igihe usanga yakinze da, akakubwira utumva rero nkubwire ibyo birahagije, isubirire hahandi aho wiriwe, genda ujye gutera ibiraka, unatureyo, wigumireyo. Iki rero ni kimwe, irababwira ngo narabakunze, bakayisubiza ngo wadukunze uti. Burya iyo umuntu yatangiye gushidikanya urukundo rw'Imana, n'ibintu by'Imana bivamo. Icya kabiri, kababwira ngo rero umwana yubaha se n'umugaragu akubaha shebuja. Buriya ibyo dukora byose, ntubona na biriya by'ibitambo n'ibindi byose yababwiraga, irababwira ngo ariko se niba ndi shobuja mwanyubashye muti? Ubundi yihe n'icumbagira wayitura shobuja w'umuntu yayakira. Kuko buriya imirimo dukora nanone tuyikoreshwa n'icyo kintu. Niyo mpamvu nababwiraga nti jyewe ikintu kigora abantu benshi ni ukugendana na Yesu nk'umwami wabo, kuko ubundi ibyo dukora byose tubikoreshwa no kumenya Yesu nk'umwami wacu. Niyo mpamvu Imana yabazaga ikibazo cya kabiri, yabajije baravuga ariko se niba ndi shobuja icyubahiro cyanjye kirihe? Niba ndi so se munyubaha muti? Ikintu nk'iki wagitura umubyeyi? Icyo rero ni ikintu gikomeye cyane, kubera ko nanone kubaha Imana biva mu gukomera kwayo, ariko nanone bikava no mu byo yadukoreye. Yesu yaraducunguye atugira abana b'Imana, ariko ubwo automatikoma aba n'umutware wacu. Kavuga ati rero ibyo mukora byose mujye mubikoreshwa mwibuka yuko jyewe narabakunze
ariko urukundo nabakunze nirwo rungira umutware wanyu. Ngewe ndanabikunda cyane buriya, kuko ntabwo ari ahantu henshi umuntu akorana n'umuyobozi umukunda. Akenshi umuyobozi aragutegeka yego, ariko kubona umuyobozi ugukunda akakubwira tumva ndagukunda ku buryo nshobora no kugupfira. Ariko Yesu we yarabanje aradupfira, arangije aratubwira ati rero ubwo nabapfiriye nimuze mbayobore kandi mbajyana heza. Imana ikavuga niba ndi shobuja icyubahiro cyanjye kiri hehe? Icyo si isomo rindi rikomeye cyane, kuko ibyo dufite byose biva muri ruriya rukundo rw'Imana, kandi urwo rukundo rw'Imana nirwo rutuma idutegeka. Narabakunze. Cya kabiri, umwana yubaha se n'umugaragu akubaha shebuja, kuko Imana ni data, Yesu ni data buja, ni umutware wacu, niwe mwami wacu, ariko Imana ni data. Aravuga ati se niba ndi so mwanyubashye mute? Niba se ndi na shobuja munyubaha mute mundura ibintu bimeze bityo? Iki wagitura shobuja w'umuntu we yacyakira? Nyambi babwira hano buriya hari utuntu twinshi tunyigisha amasomo. Ari igihe twari turimo gutanga imisanzu y'umutekano mu gihe cy'intambara y'abacengezi muri za 1998. Twari dufite abo bitaga ba chef de zone. Noneho chef de zone azi wanjye gufata amafaranga mu inote ya 5. Arifata arayireba, n'ubwo uwo musaza tujya duhura hano mu mujyi aracyahari. Arifata arayireba arambwira ngo urabizi n'icyo gihe banyitaga pastor, ariko nari nta pastor nuko navugaga ubutumwa gusa. Arambwira ngo urabizi pastor nti ngo ntabwo 5 nabifata ari wowe bimpaye. Ngo ubuse kuparitse imodoka hano mu rugo, nari mfite imodoka nziza y'akazi, kuparitse imodoka hano mu rugo numpa 5, umuturage wo hirya ngaho udafite imodoka warampangaye. Ngo gerageza ushyire mu gaciro, ngo wumva agaciro k'umutekano wawe. Bitekerezaho, numva umutekano wanjye koko ntabwo wagura 5. Ndamubwira ntuzi impamvu, ni buriya wasanze ariyo mfite gusa niwe nufata sheke? Ati rwose ntireka nzamure. Shaka sheke nyine musinyira atubutse arenze, ati ntureba se ahubwo turere ushyize mu gaciro. N'Imana rero ni kwivuga hose urukundo nabakunze mushyize mu gaciro, ni iki ngiki mwantura. Buriya iyo tugiye ngiye ahantu bakora umurimo w'Imana cyangwa tugiye gukora umurimo no gutura no gutanga icya-10, biva muri icyo kintu cyo kuvuga ngo hari ikintu kimwe nzi, iyi Mana yankunze ntabwo nayiha ibidashyitse. Hanyuma icya gatatu wenda dukuramo ni ahantu yibutsa abatambyi umuhamagaro wabo. Habara ngumva rero mwebwe hari umuhamagaro wanyu. Lewi twasezeranye isezerano, dusezerana isezerano. Ayo magambo nagira ngo tuyasubiremo. Arababwira ngo isezerano nasezeranye ryari ubugingo n'amahoro. Nabimuhereye kugira ngo anyubahe, aranyubaha, ahindishwa umushitsi n'izina ryanjye. Itegeko ry'ukuri ryavuga mu kanwa ke nta gukiranirwa kwahumvikanaga. Yagendanaga nanjye mu mahoro no mu byo gukiranuka. Yahinduriraga benshi bakareka ibyaha, kuko akanwa k'umutambyi gakwiriye guhamya iby'ubwenge, kandi abantu bakwiriye kuba ari we bashakaho amategeko, kuko ari we ntumwa y'Uwiteka Nyiringabo. Aya magambo nkunda kuyibutsa abapastori aho tubigisha. Aya magambo muzayafate mujye mwibuka icyo Imana ituvugaho. Ariko hepfo akababwira ngo nyamara mwese ko mwabigenje mwishe isezerano rya Lewi, nanjye nicyo gitumye mbahindura abanyagisuzuguriro, mugahinyurwa imbere y'abantu bose, kuko mutakomeje inzira yanjye, ahubwo mukarobanura ku butoni mu by'amategeko. Ari abantu barobanura ku butoni mu by'amategeko, akagira amategeko amwe yumvira n'andi amurushya akayihorera. Imana ikavuga iti sawa, ubwo mwarobanuye ku butoni mu by'amategeko, ariya mwishe niyo azatuma namwe mu abanyagisuzuguriro. Rero ndangize mbabwira ikintu, nuzabona ujye uhagarara hano ku gatuti ukaririmba, cyangwa ujye uhagarara hano ukabwiriza, ujye usoma aya magambo kenshi, kuko buriya Satani nawe azi ubwenge n'umugome. Arakureka
ukagenda ukazamuka ariko umunsi azagukubita hasi azagusuzuguza pe akuziringe abantu bakubone. Niyo mpamvu Imana ivuga ngo ubwo mwanze kumvira amategeko yanjye namwe muzabonye gisuzuguriro. Aha rero ni ikintu gikomeye cyane tugomba gutekerezaho cyane. Icyambere tukajya tuzirikana urukundo rw'Imana. Imana iravuga ngo narabakunze, ntimuzayibaze ngo wadukunze ute, kuko ibyo ufite byose no kubuhumeka uno munsi ni kubw'urukundo rw'Imana. Icya kabiri ikavuga ngo se niba mwarabaye abana banjye, umwana yumvira se, umugaragu akubaha shebuja, icyubahiro cyanjye kirihe. Hanyuma bidutere gukora nk'abantu b'Imana kandi tutajya impaka kandi tutinuba. Imana ibaha umugisha. Kadusenge Imana, ariko aya magambo muyazirikane kandi assignment mufite muze kugenda mwongere muyasome, iyi Malaki baryohere. Hanyuma nimurangiza musome igice cya kabiri, kuko ubutaha kuwa mbere tuziga igice cya kabiri. Musenge ntihazabe hari imbeho nk'uyu munsi. Igice cya kabiri kuva ku murongo w'10 kugeza ku cya gatatu umurongo wa 15, ibyaha bya rubanda. Uyu munsi twari ku byaha by'abatambyi, ubutaha tuzaba turi ku byaha bya rubanda, aribo twese. Kandi niba wumvise umwuka w'Imana arimo kuvugana nawe ko hari ibyo nawe udatunganya cyangwa hari uko utekereza nk'abari abantu, uyu ni umunsi wawe wo kwihana, uyu ni umunsi wawe wo guhinduka. Dusenge Imana. Turagushimye Mana yacu, umunezero wacu nuko iteka ryose utwibutsa, ukatwibutsa uko twagombaga kugenda, ukatwibutsa uko tugenda, ukatwibutsa ibyiza bivamo cyangwa ibihano bizavamo bidukomeza kugenda nabi. Ndasengera buri muntu wese wagaragaye muri iri teraniro, nanjye ntiretse, ngo ujye utwibutsa iteka ryose yuko uri Imana yacu, kuri umubyeyi wacu, tukubahishe mu byo tuvuga, tukubahishe mu byo dukora, kuko ngo umutambyi niwe ukwiriye gushakaho inama, kandi ngo umutambyi agomba guhindurira benshi ku gukiranuka, kandi ngo umutambyi agomba kubwiriza amategeko yawe akagendera mu gukiranuka, akagendana nawe, aruririmba, arujya abwiriza, arukora ubucaci wa deni, ari nukora n'indi mirimo yose mu itorero. Udufashe kugira ngo aya magambo aba yacu tuyagenderemo, duheshe izina ryawe icyubahiro, kugira ngo natwe biduheshe umugisha. Mu izina rya Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.